muti y'amahitamo aje rero bigenda bite? Ivanjiri irabitubwira neza. Iyo amahitamo aje duhitamo Imana mbere na mbere. Iyo amahitamo aje duhitamo gukoresha amafaranga icyo yagenewe. Iyo amahitamo aje duhitamo umuhamagaro uwo muntu umwe wo gusingiza, kuramya no gukorera Imana mbere yo kugira ibindi byose twahitamo. Uyu munsi rero icyo twahamagariwe ni ukwiga guhitamo uburyo bwo gukoresha ibintu byacu. Niyo mpamvu isomo rya mbere ridusaba ngo nimujya guhitamo uko mukoresha ibintu, muzirinde amahitamo yabahuza n'iby'umuhanuzi Amosi yamaganye. Umuhanuzi Amosi atubwira uburyo abakire bicaye bakagambana ngo nimuze twicare turenganye abakene, ngo muricara mukajya inama yo kubarenganya, ngo mutsemba b'intamenyekana bo mu gihugu muvuga ngo mbese imboneka z'ukwezi zarangira ryari kugira ngo dushobore kugurisha ingano na sabati zashira ryari ngo dushobore gufunga imifuka y'ingano twahunitse. Ibyo Amosi arabyamagana ngo nimutangira gukoresha ibintu byanyu ntimuzabe mutekereza uburyo muzariganya umukene ngo mwebwe murusheho gukira ngo maze umukene arusheho gukena. Ngo ntimuzajye mutegura uburyo mukoresha ibintu byanyu ngo kugira ngo n'utwari dutunze abakene mutubambure kugira ngo mwebwe murusheho kuba ibihangange. Uwo ni umuhanuzi Amosi ubivuga. Ngo nimuteganya kongera ubutunzi bwanyu ntimukajye mubikora mwicaye ku ntugu z'abaciye bugufi, ahubwo igihe muzamuka mujye mumenya kuzamura n'abandi. Uwo ni umuhanuzi ubitubwira. Naho Ivanjiri kongera ikatubwira ngo mu gihe mukoresha ibyanyu mujye mubikoresha mushakisha inshuti aho gushakisha abanzi.